aze wa mushiri wanjye ari he nuko bambya ati rero twamubonye azinga ibyiwe byose nuko aragenda nigeze atubwira nahajyana inama yo kubivamo nabyatiwe ntago bishoboka ubwo rero ibintu sinabibabwira kakanye ntago babyumva nta nubwo bamfasha bitewe nuko namuciye inyuma nkagatangira kujya mu bakobwa tungana nkagatangira kujya gushakisha ngiye ikintu ndi kubasaba mwese mumfashe kumushakisha ahantu muramubona ngiye mu mamagare nomero zanjye ziriho bira bintu ukugira umuryango nyine mukagira iyo umuhungu ahuye n'umukobwa bagakundana buri ikintu kimwe nabasaba nuko mwese mwakundana mubikuye ku mutima kuko harimo akantu gato. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Manzi na Innocent muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igisho njyana Rwanda bagasaka mutoro sasa nabwo asamateka kekeka cyangwa gasambundi wicara kuri Manzi na Innocent wirebere byinshi byiza tuba twaguteguriye uyu mwaka tuwutangiranye imbaraga nyinshi kandi dufitemo n'akazi kenshi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe n'ibitari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane ashoboka. Masiminsi ngusaba cyane kujya twandikira muri comment nkeneye inama zanyu ku rwego ruri hejuru kuko ndi kujya mbabwira ngo nicare ishyuga rushyushye ku bintu byose bishoboka. Uyu munsi rero urabona wa musore ufite umukunzi we ariko bigaragara nkaho umukunzi we agira ute aruta. Uyu munsi yaje namugaruye yaje kunganiriza nyuma y'iminsi myinshi ansaba ko tuganira mu by'ukuri ntago narinzi icyo ashaka kumbwira nta nicyo narinzi icyo agamije kubwira abantu. Ndi kureba ku maso ye nkabona hari agahinda nkabona hariho umubabaro mwinshi sinzi ngo ari kubiterwa n'iki bimeze bite. Bimeze neza naribi nkunda amakuru ni meza ariko nsaburamo ibibazo mu makuru y'iminsi mfitemo ikibazo gikomeye tu. Kimeze gute cyatumaga umamagara buri munsi ejo twari twapanze guhura imvuriragwa birangira tudahuye ariko uyu munsi wa none Imana yatanze umucyo kubw'amahirwe turabonanye. Mfite gahunda nyinshi mu minsi ishize n'ibindi kwirukanka mu bintu byinshi byansajije ntagaruka kwima umwanya kuko nangaga ko tuganira umusore aho ngaho wenda ushobora kuba barabifashe nabi ko tuganira ahubwo ni ibintu byinshi nari kwirukanka mu by'abantu bagiye batandukanye sibyo. Rero uyu munsi nishimiye kuba ndi kumwe nawe ahubwo ndi kwibaza ko waje wenyine madamu wawe ari okay nyine mpamvu adahari reka mere ku murongo kuva cyagiye duhura cyagiye tukaganira ukatugira inama twatashye tugeze mu rugo nuko umaze kwira tujya kuryama nuko ngiye mbyuka njya gukaza nuko bigeze nimugoroba nashye ngeze mu rugo nsanga wa mukobwa yagiye nuko baza abaturanyi bacu aze wa mushiri wanjye ari he nuko bambya ati rero twamubonye azinga ibyiwe byose nuko aragenda nigeze atubwira nahagiye nuko rero ndashakisha hose umukobwa ndabura ngerageza no guhamagara kuri phone mbaza abagenzi banjye bambya ati ntago bazi amakuru yiwe. Wageze urambye ngo cyagiye mwaratashye muvuye hanga kugera mu rugo muraryama birarangira ukiye mu gitondo ujya ku kazi ugarutse usanga umugore yagiye. Umuntu ashobora kwibaza ibintu bitandukanye kubera ko nta muntu ushobora kuva mu rugo gutyo for nothing ngagende nta mpamvu nta kibazo cyabaye sibyo. Ese mbere yuko agenda muri iryo joro mwari mwashyamiranye mwari mwabwiranye nabi mwari mwatukanye mwari mwashwanye byari byagenze tubwire neza ko ibintu byatangiye ubivuge umuntu wese abyumve kuko nanjye ubu ntabwo nari nabyumva. Okay uri impamvu giye nabonye yagiye
nkuko cyagera uze ngo ati hari ingeso mbi yagiye ambonaho indyewe niyo mpamvu nahise nyeka kuko aravuga yuko ko ari ingeso nari natangiye kugira nk'izo ngizo yari yavuze ngo ati ngo muca inyuma nkakajya mu bandi bakobwa. Ibyo ngibyo nibyo byatumye tumarana iminsi tutavugana neza, nubwo cyagiye tunageze mu rugo tutashye tuvanga tugeze mu rugo habayemo akantu ko gutongana gatoya, gutongana mbwira impamvu ambaza impamvu umuca inyuma, nuko nyine nanjye bituma tutongana. Tukimara gutongana nyine niyo mpamvu yarakaye birangiye avuze ati reka mfate umwanzuro sinkomeza kubana nawe, reka nigendere ngiye nicyo ndi gukeka nicyo ngicyo. Mutongana mutongana hari ijambo yigeze akoresha byibuze rikubwira ko ashobora kuzagusiga cyangwa se wabonaga rangaje yari afite kuko ariyo kuba yafata umwanzuro kuba yaje? Ako kantu yavuzemo ko ashobora kunsiga, yakavuzemo nyine ngirago nyine nk'ibintu bisanzwe nyine nk'ibyo ari kumbwira, ariko sinabifata n'ibintu bikomeye ndamwihorera. Ariko nyine nabibonye mvuye ku kazi nyine mbona yuko ko ibyo yavuze ko bibaye. Usibye ibintu bye yaba yarajyanye se wenda afite impamvu zo sinamenya, ntago namenya ngo yajyanywe n'iki. Usibye ibintu bye yaba yarajyanye hari n'ibyawe ashobora kuba yarajyanye. Nibyo nakubwiye kuko nakubwiye yuko naje mva ku kazi nkagasanga ibintu bye yajyanye n'ibyanjye byose yajyanye. Niyo mpamvu ibyanjye nyine yarazinze ibyiwe aragenda ajyana n'ibyanjye, harimo imyenda yanjye yaratwaye arajyana, ni ibintu byinshi cyane yanjyaniye. Ni ibintu bibabaje tubu ngubu, niyo mpamvu ubona nahindutse. Cyagiye twahuye mfite umunezero ariko nahindutse tu, ni ibintu bibabaje. So ukimara kugera mu rugo ugasanga madamu yagiye, reka mbivuge muri ubwo buryo, ugasanga nta kintu na kimwe kiri mu nzu nk'uko wari ubitubwiye, niki wabanje gukora nk'umuntu w'umugabo? Ni ikintu nabanje gukora, narabanjije ndatekereza mvuga se uyu mukobwa yagiye he, nuko ndashakisha ahantu hose mu gipangu no mu baturanyi bacu bari hanze ndabura. Nuko mfata umwanzuro wo guhamagara bagenzi banjye bazeranye nawe, ndabaza se ntago myize mubona uyu mukobwa aho yaciye. Nuko hanze barambwira ngo ati ntago bigeze bamubona. Icyo kintu nabanje gukora nashakishije ndabura, nuko nanjya no kubaza mu miryango yabo. Kugeza amagingo yangaye haciyemo iminsi igera nko kuri ingahe wenda mutari kumwe, sibyo? Ese nta hantu byibuze wegeze wumva amakuru ashobora kuba yaragiye urumva, cyangwa se famiye ye ntago yegeze bikubazaho? Ese we famiye yawe ntago wegeze noneho uyibiganirizaho babwira ikibazo ufite? Nkuko warimbajije tumaze iminsi 3, ni iminsi 3 imaze naramubuza. Mara kumubura nkuko nakubwiye nashakije ndabura. Nuko nyine hari umuntu umwe numvishe ambwira ngo ati azaho yagiye, nubwo ndi kumubaza nyine akanga kumbwira, girago burana inshuti cyane niyo mpamvu yanze kumbwira, ariko ndacyakomeza kubaza. No mu muryango barambajije se mukobwa nabona mukundana yagiye, nuko nakomeza kubabwira yuko ko nazi aho ari, nubwo ndacyaye gushakisha nyine mu gihe namubonye no mu rugo nzatangaza mu makuru mbabwiye ati namubonye. Nibwo ushobora kuzabibabwira mubagira ngo ahubwo ngiye ntekereza ko wagakwiye kuba wabibabwira ukiri muri izi struggle. Ubu ngubu nta kintu bamfasha kuko nkikibabwira yuko ko nkundana n'uriya mukobwa unduta, ntibabyumvishe, ntabwo ari ibintu bumvishe kuko byarababaje. Banjyana inama yo kubivamo nabyatiwe ntabwo bishoboka. Ubwo rero ibintu sinabibabwira aka kanya ntabwo babyumva, nta nubwo bamfasha. Iyo wirebyeho wowe ku bwawe usanga atari we ntandaro ikomeye cyane yo kuba umugore wawe yaragiye? Ni intandaro yanjye byose ubu ngubu ndi kubona yuko ari njye byose wabiteye. Bitewe nuko namuciye inyuma nkagatangira kujya mu bakobwa tungana, nkagatangira kujya mu bakobwa bagiye batandukanye kuva kibimenya nyine. Ubu ngubu nyine ndi kubona yuko ko ari intandaro yanjye. Ni ikibazo ni wowe. Ntabwo wamurenganya kubyo yakoze? Ntabwo namurenganya, ariko nawe nyine
yari afite ingeso zigiye zitandukanye mbi nubwo natabikubwiye ngiye cyane narakwihoreye ariko uriya mukobwa nawe afite ingeso mbi nyinshi n'umwari mubanye mumeze nk'aho muhanganye twari tubaye nkaze ntaho duhanganye umukobwa yamenye yuko ari umukobwa ngo turi gupanga turi kumwe ubwo nawe ubwo dakora ubwo nawe arahita ajya kureba undi muhungu baba bari kumwe icyo gihe niko byari bimeze twari tubaye nk'abantu bahanganye umwe yaragendaga akajya kureba umukobwa undi akajya kureba umugabo runaka akibimenya nyine ubwa mbere abyumvisha ifata nk'ibintu bisanzwe nyine ni yabyemera ko hari ibyo nyine kuva akibimenya dakora ubwo akibyinjiramo none nawe ni izo ngeso nizo zatangiye kuza urumva kugira ngo agire ingeso mbi cyate sibyo je numva uriya mukobwa rero ibyakoze aribyo byari bikwiye je nahinze kubura ko nzanamusaba imbabazi birayo nangiye kubireka ariko nyine ubungo yiwe yahise yivumbura hakiri kare nuko nyine aragenda ariko nyine niyo mpamvu ndi kumushakisha buriya nimubona nzasaba n'imbabazi ndetse n'umuryango wiwe wose none wowe sibyo icyifuzo cyawe ni ikihe kuki wansabye ngo waza tukaganira wifuzaga kugera kuki ese ugamije iki kuza no kubwira abantu hano ko umugore wawe yagiye icyifuzo cyawe ni ikihe icyifuzo cyane nayo mfite nkuko nari naguhamagaye ngiye ikintu nshaka nuko mwamfasha kumushakisha umukobwa nicyo kintu ndi kumva nagusaba tumushakishe nitumara kumubona henda none nasaba imbabazi kungo sinazisaba tutari kumwe niyo mpamvu turi kumushakisha ngiye ikintu ndi kubasaba mwese mumfashe kumushakisha ahantu muramubona ngiye mumamagare nomero zanjye ziriho nimubona nyine ubwo rero nzafata umwanya duhure tuganire musabe n'imbabazi kubyo nagiye mukorera ngiye wagiye umukorera dusoza gira ikintu ubwira abantu badukurikirana mu by'ukuri igira ikintu babwira tubane ku musozo murakoze ikintu nababwira biriya bintu kugira umuryango nyine mukagira iyo umuhungu ahuye n'umukobwa bagakundana buri ikintu kimwe nabasaba nuko mwese mwakundana mubikuye ku mutima kuko harimo akantu gatoya gatuma mutandukana iyo umuhungu atangiye kugira ryo kujya gushakisha abandi bakobwa hanze nicyo kintu gituma umuryango ushwana bagatandukana nicyo kintu ngiye ikintu mbabwira ni kimwe iyo ngeso nyine nubwo mwayinyumvishaho niyo mpamvu uri kushakisha umukobwa musaba imbabazi namwe inama icyo nababwira ubu ngubu nuko iyo ngeso namwe ntazagira umuntu yijyamo kuko niyo ituma imiryango myinshi itandukana ukeneye ko abantu bakugira inama ndayikeneye inama ubu ngubu ndazikeneye inama nyinshi cyane so rero mw'abantu mwe mudukurikirana umunsi ku munsi uyu muvandimwe afite ibibazo ariko kuba ari we wabyikururiye ntabwo twamutera utwatsi cyangwa se tuvuge ngo tumukuyeho amaboko so umuntu agira igihe akagira amakosa kandi buriya mu buzima iyo utakosheje sinzi ko sinavuga ngo gukosa ni byiza cyane ariko abantu benshi dutegura hazaza hacu tugendeye ku makosa twagiye dukora uyu muvandimwe reka dufatanye tumugire inama dufatanye dushakishe uwo mukobwa we cyangwa se uwo mugore we kubw'amahirwe turamubona ntabwo ndi bugutererane ndagufasha tumubona urabukoze kandi n'abantu bose badukurikirana babinginga ko mwamfasha tugashakisha uwo mumama ndetse mukagira no mu busore inama nimero ziraho aho ngaho uzakenera nimero ze azangera nzimuwe abashe kugira uyu muvandimwe inama ndamushimire cyane rero wari udukurikiranye Imana ikunganisha hari ikindi kintu ufite wabwira abantu nta kindi ni ukubashimira nkabibutsa abakurikirana iyo manzi na Innocent ukana subscribe ndetse bakanandika na comment zigiye zitandukanye ndetse banangira inama bagana sharinga na link bikenewe nicyo ngicyo nababwira sawa